ni ibintu utabasha kwiyumvisha mu bwonko bwawe, kumva ukuntu wakora amafaranga ukoresheje telefone yawe ya Airtel Reason to Imagine, hanyuma mu cyumweru kimwe ukamaze gukora ibihumbi 500. Ni ibintu bitangaje cyane. Ibyo ngibyo rero ushaka kumva yuko bitabaho, ariko ndabikubwiza ukuri yuko ibyo bintu ni ibintu bibaho cyane. Rero ibi ngibi nabigezeho gute? Naraje hano fungura, ndagije seconde, maze kurangiza seconde ikintu nakoze, naraje fungura YouTube channel. Maze gufungura YouTube channel, ikintu cyambayeho, channel ya mbere byaranze, ya kabiri biranga, mitafungura iya gatatu, hanyuma nanjyana n'ingamba nshya, step by step setting ndazifungura, buri kimwe cyose ndagikura kugira ngo mbashe kubona yuko nanjye nabasha kurya urukoroto kuri YouTube. Hanyuma ikintu cyambayeho, nakoze video ya mbere nakoze yayisigira views 1,100. 1,100 numva ni ibintu bidasanzwe ku muntu w'umutangizi ukoze video bwa mbere kuri YouTube. Hanyuma mu izindi video ndakora nkazangwa muri views senkani 10, 20. Hanyuma kuri video ya gatanu nakoze yo yambereye igitangaza cyane. Video ya gatanu nakoze nisi yayisigira views 68,000. Views 68,000. Ibi nabikubwira ukumva yuko ari inzozi, ariko hano ku ruhande zazkwashyiraho uze kukabona nawe. Ni ibintu bidasanzwe, ibyo nje kubabwira, nawe ngugira inama y'ikintu wakora uyu munsi. Niba udukurikira kuri iyi channel, niba ushaka nawe kubyaza umusaruro online business, byagufashe cyane. Iyi video ndabiziraza kurangira hari ikintu kizima ubashije kuba wabona. Hanyuma rero ikintu cyambayeho rero, naragiye mfungura YouTube, maze gufungura YouTube, maze kuyifungura ndagenda nkubitaho video, maze gukubitaho video ndagenda phone iranzimana umuriro urabura. Cyo gihe wari wagiye, ngatse funguye sanga nagize abasubscribers 4,000. maze kugira abasubscribers 4,000, sanga nagize amasaha 3,800. maze kugira amasaha 3,800, video igenda igira views 68,000. Ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu utakwiyumvisha, ariko ndaje mwereka akantu nafunguye. Hanyuma ko nafunguye niko kambashe kuba nagera kuri ibyo byose. Hanyuma niba nawe ushaka gufungura YouTube channel cyangwa wari warayifunguye ariko n'amakuru ubifiteho, wari gufunga nko kwinezeza naki, menya yuko iyo YouTube yakubyarira akazi ka buri munsi. Iyo YouTube yawe yakubyarira akazi ka buri munsi, kandi wayikoresha nawe ugatangira ukinjiza amafaranga kimwe nk'abandi. Hanyuma rero ikintu ugomba gukora rero, ikintu ugomba gukora, niba ushaka uri interested, manuka muri comment umbwira ngo ibyo bintu turabishaka, nibyo twari dukeneye, cyangwa uze kunyandikira kuri WhatsApp, cyangwa ndashyiraho nimero kuri hano hasi kugira ngo uze kuyibona ko niba ushaka kubyaza umusaruro izo mbuga nkoranyambaga. Ariko ni kwahishura ibanga rero, nawe waruzi yuko YouTube yagutunga akaba ari akazi ka buri munsi. Ni ibintu nyine utabasha kwiyumvisha, ariko ngenda bikubwira ko byambayeho mu mezi 2 yonyine nari maze gukora amafaranga nakekaga yuko nanjye nakorera. Ariko ibyo ngibyo nibyo nje kubabwira kuri iyi channel, ari byo nkubwira ngo iyi channel nanje kubitangariza kuri iyi channel. Ariko channel nshya ije gufungura intekerezo z'umuntu udukurikira yitwa ngo yabuze akazi, yitwa ngo yabuze amafaranga. Nje kubibabwira hano kuri iyi channel y'ikizamini nge tubana Callixte Mutabazi yarigewe. Ushakwa wumva ari YouTube gusa, ntago ari YouTube channel tuzadushyira uko tuzadushyiraho n'impano zigiye zitandukanye. Impano zigiye zitandukanye pe, impano nawe ushaka kuba ufite impano ariko tukaba utazi yuko uyifite. Impano ikaba yagutunga cyane. Hanyuma abadafite impano nabo tuzabera kuri iyo kibabyaza ubumenyi bakura kuri iyo channel bakabibyaza amafaranga. Urugero, none se mwigishije nko gukora website ziri gutunga abantu ku isa imwe. Umuntu uzi kubaka website neza ahembwa amafaranga 1,100 by'amafaranga y'u Rwanda. Cyangwa kwigisha gukora application umuntu uzi kuyubaka ahembwa amafaranga 150. Ubwo ni wa wundi nyine uciriritse wo hasi utaramenyekana. Hanyuma ibyo uje se tugatumira nk'umunyeshuri waje wize gukora isabune neza, akabikora live tubireba step by step, ukabyiga utagiye mu ishuri. Babandi ujya kwiga ukagaruka nta kintu kizima uzi. Kuki utaza ngo tubane kuri iyo channel? Kuki utaza ngo ubane natwe kugira ngo ubashe kubyaza umusaruro ibitekerezo byawe? Kuki utakurikira? Nje kubibabwira kuko ibyo ni ibintu byambayeho, kandi nawe ni ibintu utakwiyumvisha pe. Ariko ngwino kuri iyo channel umwereke ibintu twikorera, umwereke uburyo ki wabyaza umusaruro izi mbuga nkoranyambaga. Waruzi yuko abantu batunzwe na telefone bagendana? Ushaka kubona iyi telefone ukayisuzuma, ariko ni iyi telefone yagutunga, yitwa ngo mushumba nahembwe, sinzi niba ariko bakiyita, uzarahenze noneho. Hanyuma rero
iyi telefone yagutunga. Ndakeka iyi ngiyi niyo iciriritse mu Rwanda, iyi ngiyi yitwa Imagine. Iyi yitwa Imagine iciriritse mu Rwanda, iyi ngiyi hari abantu benshi yatunze na n'ubu bakaba bakirya amafaranga kubera iyi telefone. Hari mugenzi wanjye nzi twabanye ku ishuri ariko akora ibintu bijyanye n'ibyegeranyo. Hanyuma uwo mugenzi wanjye twarakoraga pe, akora ibintu bijyanye n'ibyegeranyo, nanjye nibyo nakoraga naraza kuri iyi channel. Hanyuma arangije iyi telefone yari yibeta amasomo, ajya gukora icyegeranyo. Amaze gukora icyegeranyo yaraje mu masaha abe yamaze kugira video ye yamaze kugira views 17,000 ahita bamonetize. Ubu ngubu arimo arafata amafaranga. Nawe rero ushaka ufite impano, ya comedy, kuvuga amakuru, documentaire, ukavuzi impano iyo ariyo yose ufite, ndakikubwiza ukuri ko yagutunga. Ufite impano yo gukora isabune, waza ukabyereka abantu, wenda ugasa kubereka ibintu byinshi wenda bihambaye batabasha gufata, ariko waza ukabyereka abantu, hanyuma abo bantu bakaza bakagukurikira kuko urimo barabaheza ibintu bizima. Kuko niba ufite igitekerezo cy'ikintu kizima wahereza umuntu akagukunda, kuki utakizana ngo isi yose ikubone? Niba uzi gukora website, wenda abatabizi wenda nabibigisha nta kibazo, ukaba uzi gukora application, kuki utaza ngo ibyo bintu bibashe kugutunga? Ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu byoroshye cyane kubyaza umusaruro ibitekerezo byawe. Hanyuma rero niba wumva yuko uri interested ngwino kuri iyo channel, ku muntu ubishaka ntago ari agahato, ku muntu ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga, kuko mu minsi iri imbere isi yitangiye kwigarurirwa na AI. Ushaka kwifashisha application ngiye kukubwira no muri telefone. Iyi application reka mbanze nyikwerekeho, abantu benshi murayizi pe, ariko murayisuzugura. Dore ngiyi yitwa ChatGPT. Iyi rero abantu murayisuzugura kandi ntago muzi ibintu bidasanzwe yabakorera. ChatGPT imaze guhindura ibitekerezo bya benshi, kuko urazwe bwira ati mfite imana iyi n'iyi, nshaka gukora ibi ngibi, ese wanyigisha ibi ngibi nkabasha kubigeraho? Ikabikwereka step by step ku murongo uko bigenda. Hanyuma rero niba ushaka kugura ibibanza byiza mu karere ka Bugesera, hari ibibanza byiza, hari inzu nziza, ushaka ufite amafaranga yawe, menya yuko igihe wasevinze amafaranga yawe mu butaka ntabwo uzigera uhomba, cyangwa mu mitungo itimukanwa. Menya yuko imitungo deals niyo company yonyine ibasha kugezaho umutungo mwiza kandi wizewe ufite ibyangombwa. Ushaka inzu yubatse, cyangwa ushaka ikibanza cyo kubakamo iyo nzu, ushaka isambu yo guhinga, abo babigufasha mu kurabwa ati urabahamagara kuri nimero 0795535602. hanyuma ugahita mubabwira ati mfite amafaranga naya, nkeneye ikintu kimeze ukuntu uku, mukaganira, hanyuma bakakugeza umutungo wawe, mugakora mutation, ibintu bikoroha cyane. Hanyuma ikintu nababwiraga rero mu buryo cyo wakorera amafaranga, biratangaje kumva ukuntu wakora amafaranga 600 mu cyumweru kimwe. Wowe urumva yuko bitabaho, ariko bibaho cyane, kuko umuntu utuje kubana kuri iyo channel woshya wiwe azagenda abibona. Hanyuma hari ikintu abantu mwirengagiza, kumva yuko kugira isoni zo gukora ikintu. Menya yuko hano uri muri iyi si nta muntu kwitayeho, wowe kora ibintu wumve yuko ubikoze n'umutima wawe ubyishimiye, hanyuma yuko bitakubyarira amafaranga. Gusuzugura akazi nicyo kintu cy'ingenzi, ngo kuntu ngo bambona se, ngo umuntu ngo wihaye, ngo ibyangwe mba nitayemo. Ibyo byangwe birarangira mu kanya gato. Ikintu ngo gukora rero, menya imana ufite, utitaye ku bantu bakureba, abantu baguca intege, ubihorere. Hanyuma nurangiza uze uvuga ati njyewe meze uku nguku, twakugira inama. Ushaka wenda ufite nk'igishoro gito kaduba ati njyewe merere ha geography ya hano imeze uku, environment imeze gutya, abantu bameze gutya. Hanyuma uhita utubwira ati byibuze nekereza nka business 3 nakora aho ngaho ku mafaranga ya naya, hanyuma tukabigufasha ku buntu pe, kuko hano nago ibintu by'amafaranga se, natwe niyo tuba dushaka. Hanyuma ikintu gukora rero, kana subscribe, liking iyi video, kugira ngo iyi video ize kugera ku bandi benshi bameze nkawe, bafite ibitekerezo bashaka gukora amafaranga, yaba online cyangwa mu buzima busanzwe. Ibyo byose tuzagenda tubinyuzaho kandi bizagenda bikubyarira umusaruro.
hanyuma rero ushobora kuba wibaza ngo ibintu ngibyo ngibyo birashoboka. Yego birashoboka pe. Niba wumva ko bidashoboka ngwino mbikwereke. Kuri channel utekereza iki? Tugiye kubinyuzaho kandi tubinyuzeho mu buryo bweruye apana ibintu byo kujenjeka no guhisha amabanga amwe namwe ngo wenda nk'abantu ngo gufungura YouTube channel ngo ni ibintu bigoye ngo bera ngo ni iby'abastari. Ngiye ko nabigezeho se nari mfite iki kizima. Ndakubwiza kuri na support nayo. Hanyuma support iva mu maboko yawe niho ugomba gukura ibintu bizima kandi byakubyarira umusaruro. Hanyuma ngwino niba ukeneye wenda gufungura YouTube, niba ukeneye online business, ushaka ko ngufasha gukora website, application, abigufasha pe ukabimenya ukagenda aho ngaho uri ukabyaza amafaranga nandi yubusa ukabyaza amafaranga. Ngenda bikubwira yuko ibi byambayeho kuri video wenda ni nakoze wenda muze kumumanuka muri video muraza kwibona iyo video ni video idasanzwe pe. Ni nayikoze baterekanye ikora ariko mbikora mu buryo nyine nanjye nari mbyizeye ariko byambyariye umusaruro. Nawe rero ngwino ubyaza umusaruro ibitekerezo ufite cyangwa wigere ku bandi tuzagenda tuzana kuri iyo channel. Hanyuma tugende tubafasha umunsi ku munsi bizagufasha kandi ntusuzugure igikoresho ufite ngo ni telefone idafotora neza. Hari ibintu wakora bizima kandi byagufasha utiri gukora wenda ukoresha telefone kuko iyi telefone imaze gukiza abantu benshi hano mu Rwanda. Benshi bakijwe n'izi telefone. Hanyuma rero ngwino tubane bizagenda bigufasha dufashanye dufatanye. Ngiye ni Callixte Mutabazi mwanaga kuri iyi channel. Ndabashimiye cyane kandi no kuri iyo channel ngiye muzakomeza kubana mu bwenge ndetse n'ubugenge bwinshi bugiye butandukanye kuko iyo channel yoyo ibintu wumva ko bidashoboka bigomba gushoboka, byanga byakunda bigomba gushoboka. Hanyuma rero mu yindi video nzabeka iyindi video idasanzwe izakurikira iyi ngiyi kugira ngo izagufashe mu gufungura intekerezo zawe. Hanyuma reka tuze guhura mu kanya. Ndabakunda cyane.